umwuka wera ntazaza. Ayayepe Kuvuga ngo umwuka wera azaza, umwuka wera azabamanukira nibiragoye. ni ikinyoma. Kuvuga ngo mwuka ngo ngwino, Gusenga umwuka ngo ngwino. Pentekoste nziza, Pentekoste kuri mwese, umwuka wera mukingurire, muwuhe umwanya ukore muri mwe. Abayinjiye mwagize neza, n'abatinjiye murinjiye. Abatabonye umwanya wo kwinjira mu makanisa yabo basengera kubera impamvu zo kutamenya ko amakutano yabaye, kubera impamvu z'aho batuye, impamvu z'imirimo, impamvu z'imirimo itandukanye. Iri kanisa ryanyu niyo mpamvu ryaje kugira ngo rize ritaramana nawe, waba uri mu kazi, waba utakarimo, waba uri muhira, waba udahari, waba uri mu ikanisa, waba udahari. Iri ni ikanisa ryaje kandi ikanisa rya bose kugira ngo uzujana amateraniro. Unity of the church, ikanisa ryanyu aho usengera buri munsi. Tukwifurije amakutano meza ya Pentecost. Tukwifurije ibihe byiza byo gukora ku mwuka wera mubera bayo. Hari abantu babonye umwanya baje guterana kuko waruvuze, abandi babinegirije, abandi babyifuje tibabibona, babiburiye umwanya. Ariko abo bose hari abanze kugenda, hari abanegirije, hari n'abagiye murongera mube murayi materaniro mugiye gutanga. Kera gahuyagidora aho yagejeje. Umwuka wera ntazaza. Ayayepe kuvuga ngo umwuka wera azaza, umwuka wera azabamanukira nibiragoye, ni ikinyoma. Kuvuga ngo mwuka ngo ngwino, gusenga umwuka ngo ngwino ni kuko usenga ngo Yesu mvira. Ni ikintu giteye isoni cyane, kirimo gukiranirwa. Ego no gukiranirwa, gukiranirwa pe. Urapfukamye mu gitondo na nimugoroba ngo Yesu nagupfire. Yesu yaradupfiriye. Ngo Yesu ngo bambwa ngo kubwaje, yarabambwe kera. Bimeze nko kuvuga ngo mwuka ngwino. Neza birasa nko guhamagara umwuka ngo umanuke, nguze ukumanukiremo. Waramanutse uguhoraho uri ruhande rwawe, gusa wabuze aho winjirira. Umwuka arize nguve muri ibyo ngibyo urimo, nawe winjire kuko ntiwobana n'izubamo. Urize gusohora ibyo ufite, nawe winjire. Uzugira ngo winjire ugasanga uri bize, urahuze ugiye mu bindi bidashobora kubana n'umwuka wera. None se siko byagenze uyu mukobwa agiye kubyara, tiyashyize asanga ngo amacumbi kera umuhana yuzuye. Tumaje kubyarira mu kiraro. Nimba nawe umutima wawe utaruzura, niba utuzuye, uri kumwe n'umwuka wera. Ariko niba umwuka wawe, umutima wawe wuzuye ibindi, umwuka wera ari aho hanze karatundwa n'imbeho, tazuza yaraje. Ahubwo mukingurire gusa, mukingurire ari aho ngaho iruhande rwawe, muzamujana mu kazi mukagarukana, mugahingukana, arinze gusa mu munsi no gusa wowe wemerera ukinjira ukavuga ibyo ufite kwanza kugira ngo nawe yinjire. Umwuka arahari, ni wewe wawugoye, wabuze inzira. Izi ndirimbo turi mu kuririmba z'amakorasi ngo umwuka wera manuka manuka, ayayepe, ahubwo uzoza uririmba ku mutima wanje, kingura umwuka wera winjire. Umwuka yaraje kuva wa munsi azaba ari hariya i Yerusalemu, bakuzura ibintu bigiye bitandukanye. Tiyasubiyeyo, icamuzanye ni ko baririnze ngo tiyagitaye mu nzira. N'ubu karagenda kiko karagera gutya, yabona gutya umuntu arakinguye amayinjira, yabona arakinguye akinjira. Uko yinjira bamwe niko basohokamo, ndiyo abinjije ibindi agasohoka. Ari amazi ngo twiwe turagotwe bakamagenda akabahagaze aho hafi, tazaje kure yawe aho hafi gusa, n'umuntu agitegereje ngo ukingure. Mu ijambo rimwe nuko umwuka yaje. Gusenga ngo umwuka ngwino turabyanze, Bibiliya yanze. Umwuka we ngo manuka, mwuka we turazoma hajya avuga ngo umwuka ngo aramanuka ngo buzura indimi n'ibintu bigiye bitandukanye.
byinshi zagiye bimanuka. None asubira uwa kabiri uno wa mbere ndi wawakiriye iwa wuzuye none abaguwa kabiri wewe urinde iwa kabiri ganiza bibaye imyuka kandi imyuka ganiyo twaje no kandi imyuka ganiyo mpaye namagana muri iminsi bose ngo bari hamwe light choir of praise of the church ya release internationale ministry Gidura 45 bararirimbye mu mugoroba mu mavuta menshi bararirimbye baravuze ngo bose ngo bari hamwe ngo mu mwanya umwe begeranye baraho baye bavuga indimi zumvikana bari amawazo yabo ngo ari hamwe umwuka ntiyoza abantu batatanye mu mawazo ayahembe ngo buzura umwuka wera wajeka waraho ndi wamanutse bari hamwe mu mwanya umwe umwuka wera yuzura muri bo kuko umwuka wera yaraho uzarebe nk'uwo muntu mutazamwumvikana n'umubabarira umwuka zamayinjira muri wowe kuko impamvu umwuka wera atarinjira muri wowe n'abantu ukigira mu mutima wawe ni imirambo y'abantu wishe ubabika mu mutima wawe barapfuye muri wowe ngo uyu muntu ngo yarapfuye murisha yarapfuye muri wowe uramushingura wamushinguye mu mutima wawe umunsi uzasohora umurambo we umwuka wera azinjira tiyobanaga n'ibintu bibiri tiyobanaga n'abantu bawishe mu mitima abandi wagize gute abandi rererererere bariya bose ugenda wikoreye yaravuze umenera ngo abantu benshi ngaho kwikorerana imitwaro ngo barimo kwikorerana batuye imitwaro barikorerana aho kwikorera ikibazo cya mugenzi wawe ngo gisengere urimo kwikorera mugenzi wawe ukirirwa umuvuga ugatura ikibazo cye yari afite wari ukwiriye gusengera ahubwo ukamwikorera ukagenda umuvuga umukwirakwiza kandi umuntu niwe uremereye kurusha ikibazo kiroroshe gusa no gupfukama gusa ukagisengera kigakemuka umwami Yesu yabona ko gikwiriye gukemuka yabwirije neza pasiteri wabwirije yatanze urugero aravuga ngo umwuka wera ngo niwe nguzo tunihira ngo iminiho niwe niyo paswari ni akayunguruzo n'akayungiro bayunguruza gasheba amasengesho yacu umwuka wera ni akayungiro bijya byose urusengera bidakwiriye kaza kabisiga muri takataka kagafata isengesho rikwiriye kakariroza kuri ku Mana Imana ikareba Imana ngo ibiri kumwe na shitani ngo arekaga n'umurezi wawe uyu muntu uramusubiza yakoze ibyaha n'ibi kandi byaha satani ngo abahaye abarukuri urabona kiki wakoze kikiga ni ukuri satani ndaza kubishira aza kwibutsa ntaza ahimba aza kubiza ukuri wakoze aza kwibutsa gusa Imana ngo ikamubwira ngo iwe na satani kabohereza kuri Yesu satani avuga ngo ngiye kumutsinda ndagenda mutsinda yagera imbere ya Yesu ngo akabireba agasanga ari bigapfiriye agasanga urera kamasanga urera uvuga ko nagipfiriye ibi ngibi satani sata ibuhawe kuno muntu narabipfiriye nivyo napfiriye satani soni zikamukora niho rya jambo ry'abayumbe ryavuye ngo afata ubusa satani afata ubusa aragenda agira isoni atwara ikimwaro kubera ko umwuka wera yawukinguriye waje rimwe kandi rero ngo amaze kugera ino ngo yabagize abagabo hari umupasiteri umwe numvishe w'iwanyu aho nariko naciye hafi n'ikanisa ry'iwanyu numva ngo arabesha yariko abesha ngo mbere yuko umwuka aza aho nta bagabo bahabaga ngo bose ngo bari abagore zobarira bambwira bamwe baza hagati guti takundi yagiye kuri jambo bazabaririmba ngo azabagira abagabo yamakupiraho mbega atarabagira abagabo ngo bari abagore wabeshe pasiteri no wakiraniwe n'ukuri ko abagabo yavuze n'abahamya tuzoba ko bavuga ngo ndatanga umugabo uwo mugabo ashobora kuba ari umukenyezi ushobora gutanga umugabo w'umugore umuhamya umugabo ni terme tekinike bakoresha mu rubanza umugabo wundi ni umuhamya
umugabo yoba umugore temwe ni mu rurimi rw'Ikinani w'iki gifaransa ciwanyu cyangwa iringana aho shahidi ni mu Giswahili mu rurimi rwacu yitwa umugabo yego asobanukiwe pe kuyindi no Pasaka uyu mukutano witwa Pentecost ari umushuno ngo babeshe ngo yamabako yangute kubera ko umutima wanje no umugabo niwo muhamya niwo mugabo niba zo ugutora n'icuru Pastor wewe wari kubwiriza ngo umwuka waratarazaga abantu bari abagore wari kubesha wakiraniwe nibongera kubwirira amahirwe muri Pentecost yo gutaha ngo bwirize uzavuge ko kuba umugabo Bibiliya muri iyo context bari kubavuga kuba umuhamya ndiyo kuko abagabo benshi sabahamya kandi ari abagabo bafite ubwani bashobora kuba abahamya bo mu manza zisanzwe ariko batoba abahamya bo guhamya Yesu Kristo Petero nawe rero ugomberi baramukanze gutya ngukumi yama mwihakana inshuro zitatu kuko ngo y'urubemba ibirabitse ariko ngo umuka amaze kuza basi ngo yamahagarara babwira ngo uyu mwuka rero ntabwo twasinze ujya mwaraye mwishe mwebwe live babwira gutya bakanuriye amaso wa undi wari wajugumye mbere aratinyuka abo muhamya abo mugabo yego abo mugabo yarasanzwe ari umugabo ariko utohamye wanyabizoza gusa utohamye hari abagabo b'abagore babo gusa ariko batohamye nimba uri umugabo utohamye uri umugabo ntabwo uri umugabo w'ubwanwa n'ipataro y'jeans n'itisekireme ariko nimba wohamye kandi wambaye ibibaya uri umugabo wo guhamya nimba ufite ijipo mini cyangwa igika uri umugabo wo guhamya ariko wohamije umwana uri umugabo wo guhamya pasiteri rero azabagira abagabo bo kuma Yerusalemu Iyudeya ni Samariya kugeza iwanyu hose ni wanyu naho mwateraniye kuhageza aho mwari kumuteranira hariho abagabo harimo abagabo bo guhamya bari mu bagore bari mu bakobwa bari mu basore bato n'abakuru bari mu basaza n'abakecuru mu bagabo hari abatari abagabo bo guhamya no mu bagore harimo abagore hari abagore batoba abagabo bo guhamya hari n'abagore b'abahamya no mu bagore harimo abagabo pasiteri rero isomo unushaka kwishura minervari uvuye kuri teoloji ndiyo noneho kubera ngo ko bari hamwe batatawanyitse kandi gutawanyika ko mu mawazo niyo mpamvu kuba hamwe Bibiliya cyangwa se muri no context y'iri jambo ntabwo ari uguteranira hamwe ni ukuba hamwe mu mitima umwe ari Kayole undi ari Kitengera undi ari Mbarara undi ari mu Rwanda undi ari muri Amerika undi ari iwabo bamara bakaba bari hamwe kuba hamwe ni ukuba mu bushake bw'Imana niko kuba hamwe bari hamwe rero abantu bose bari mu bushake bw'Imana bari hamwe hari ababana mu cyumba batari hamwe hari abarara basengana batari hamwe aho umwuka yabuze akayira kandi muri hamwe uzi ko hari abantu baza bajana gusenga mu butayu cyangwa se mu byumba by'amasengesho amatayo takibaho baranagumye kuyaca bagasenga umwe agasenga uwa mbere yitsa mugenzi we akavuguruza aya masengesho akayacumburura akayadahanura akamasenga havuguruza ujya mu tumaze gusenga jewe nabonye aho umuntu asengera umutsima undi akavuguru akaza hanagura akazana agakoropa ya masengesho kugira ngo n'abasengere wa mutsima ndi kandi gitangaje umutsima wahiye umwe gase umuyisilamu baye bose baje gusenga mu ikanisa rimwe ibingi aya maso yanje yabonye abo bantu kandi bari hamwe bari bavukana bari hamwe mu mwanya umwe bari mu nzimwe barara mu nzimwe ariko umwuka tuzi ariko batari hamwe mani bamugisha we asari muvase nk'ibindi bose bari hamwe mu mwanya umwe if
ipfundo bari hamwe gituma usimbuka ugasoma ariko tuvuge ngo bahuje ngo hahagarara bahuje gabe none se guhuza amakanisa 6 7 mukayahuriza mu ikanisa rimwe bisobanuye ko muhuje ayaye mwuka yabuza akayira pe haruriri undi ariko mwuka yamanukiye kubera ko bahuje hari abari Marara abandi bari Chaka abandi bari na Kayole ariko bahuje umutima abo yabajeho abo bari hamwe abo bari mu mwanya umwe abo bahuje umutima ariko abegeranye badahuje abo begeranye bahuje intebe bahuza n'amazuru bahuje n'amazuru basoneshereje hamwe barabana mu ikorari basukishirije hamwe ibisuko byabo birasa n'amariba yabo bambaye uniforme abaririmbyi bagiye kuririmba bambaye uniforme isa birashoboka ko bakaririmbira hamwe bakarandagira hamwe bagacurangirwa n'umucuranzi umwe bakantonerwa n'umuririmbyi umwe bashobora kuba batari mu mwanya umwe bashobora kuririmba badahuje imitima kandi aho umwuka wera ndiyo kwinjira umwuka wera atazinjirira mu masono no mu mariba yasa n'amasimisi asa n'amakote basi wadinimwe bahuje umutima reba ko mwari muhuje umutima cyangwa mwari muhuje indaraza mwari muhuriye muri korari ariko mudahuje imitima mwari muhuje amasono n'amajosi y'amashati maremare amasono ariko mudahuje amasengesho muhuje amasono ariko mudafitanye amasano ya kiroho mwuka yabuza akayira ntabwo umwuka wera azoza tahayaza umwuka wera yaraje ahubwo ni wowe wabuze ni muhuza umutima umwuka wera akoreye ibitangaza n'ibimenyetso nimba wumvise paseri w'iwanyu asenga cyangwa uwo batoye ngo mwami ngo turagusaba ngo umwuka ngo amanuke uzwiye yamanukiye bari Yerusalemu senga ngo mwami turagusaba ngo umwuka wera akore mu bugingo bwacu ibi turimo byimuke umwuka wera abona icumbi aramayinjira kuko arahari Yesu yaragiye kuvuka i Yerusalemu mu mujyi asanga amacumbi aruzuye abantu baracurikiranyije uriya mukobwa arasohagira ati arirukanka atega aja kureba abantu bari kiraro kandi mu biraro hazahava abari bavukira kubera ko tawuni amaloje yuzuye aja kuvukira mu caro mu kiraro nawe yaje mwuka yaraje ashigasanga mu mutima wawe ni tawuni umutima wawe wabaye umunyamugi umutima wawe wuzuye ibintu umutima wawe urimo umugi nta kintu c'umwimerere ukigira zose ni ivyina warasirimutse barareba inzara siziwe amaso sari iwe yashizemo imbone ishinya yashiyongeye windi ari mu guseka ari waherutse ngo kuyimira ebunguri kaza batunga itoroshi z'abaganga kayirambira uca muri sikaneri akuze uca muri sikaneri bakwega kirishe ukabona ishinya mu nda yawe ishinya noneho iri mu mara unyuze muri sikane guke ukabona ishinya mu nda bagasanga wamize ishinya mu nda ni ibintu bigayitse umwuka wera yobana n'ishinya wamize bunguri kareba umusatsi yobana n'imbone itari iyo yakuremanye karebe umuntu no mu mujyi kwe mu mutima wo wuzuye gusa kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere abatekereza uburyo ahindura inzara abatekereza uburyo ahindura imbone ngo baje kumwe bashiramo iz'utunyabu abandi ngo z'inka abandi ngo z'ihene abandi ngo z'intama abandi ngo z'ipunda z'inyoni z'ipunda nyine ngo yishisho ibyo bitekerezo nibyo utekereza cyane yuzuye umutima uburyo umwuka wera nawe ameze nka kujya Mariya yabuze icumba asohoka kariti aja gushaka ikiraro hafi kuratekereza ko impamvu yabuze ahavukira mu mitima y'abantu kuragira ngo iyo mitima yo ntiyari imeze nk'iy'ubu ngubu nimba noneho y'icyo gihe ahubwo yarabuze icumbi iyo ubu ngubu bimeze gute yaba abasirimu n'abasirayikwine bariho sinzi ko no mu kiraro yohabona icumbi ubu nyine no mu kiraro hari umugabo twari kutuganira ejo bundi arambwira ngo umugenzi we
ngo yatutse ngo hari umuntu yumvise ngo hatukundi ko byatutse zo mu kiraro. Abo nawo ndaho umwuka yoje. Umuntu uvuga ngo bitutse zo mu kiraro, no kuvuga ngo mu kiraro ubu nyine naho haruzuye. Naho haruzuye. Niba hari ibitutse zo mu biraro. Aho yabuze ijuru umwuka yogera Mariya nawe yoja muri ibyo biraro, yohabura icumbi. Nimba ico gihe muri karitsiye barabuze icumbi, mu mitima y'icumbi rirabura. Ubu nyine 2026 muri generation yayo umwuka mukingurira kore, mureke gusaba ngo umwuka aze. Yaraje amaze iminsi ahubwo yakayuriye hanze. Muhe nafasi. Mwanya waragoye pe. Mwanya kugira ngo ubone akayira yinjire. Araca hehe no kundura ibize kuva mu gitondo kugeza kuri ndinga ryo hirya uri bize n'ibyawe bigufitiye inyungu zisanzwe. Mwuka wera yabuze umwanya. Umwami Yesu abagirire neza kandi abaho umugisha. Mwuka wera ataware mwuka wera ganze. Kuganzwa nuguhahazwa nukutagira ijambo nukutagifite ibindi bintu bikuyobora. Nukuba imbata kuva mu bubata bumwe ukaja mu bundi bubata bw'umwuka. Kandi twababwiye ko imbata itagira ibitekerezo byayo, igendera ku za sebuja gusa. Shebuja wawe ni Yesu, niyo gusa ugendera ku bitekerezo bye gusa, ku bitekerezo by'umwuka wera gutegetse. Cyangwa uri sobuja, cyangwa wabaye sobuja wawe. Ni wowe uza witekerereza, ni wewe kila kitu ni wewe. Ngo azabagira abagabo mu kwitekerereza ndiyo umugabo. Biragoye. Umugore ukitekerereza ibintu byose ndiyo umugabo. Wo guhamyije umwana azabagira abagabo bo kumamye Yerusalemu, Yudeya ni Samariya we kugeza kumenya isi. Twaramuhawe basi niwe mukuhembura itorero. Twaramuhawe niwe uza tugeza mw'ijuru kwa Data. None tamufite wowe kora uvuyeyo, akomeze ahembure atunganye ibintu byose kugeza tugejeje mw'ijuriwe. Twahawe umwuka wera para tuzahabwa arino twahawe umwuka abo ni abana bamwemereye kugira ngo atuyobore mu rugendo rwacu kugeza tugejeje iyo mu bwami bwo mw'ijuru aho twateguriwe na Yesu. Ni umufasha twasigiwe none wewe kurasaba undi mufasha ukeneye kugira abafasha babiri. abafasha benshi ukeneye babiri. Ni umufasha twasigiwe none wewe kurasenga ngo Imana yongere undi mufasha. Kingura uvuze ngo haza n'umufasha. Umwuka wera karakaromanga ngo kwingura. Kingura nsanze aho ufite undi mufasha. Afite undi mufasha musohore umeze nka wa Musamariya kazi kwirima. Yesu yaramubwiye ngo afite abafasha benshi, abatware n'abiwe benshi. Aramubwira ngo babatware wo bareka ukangumana jenyine tuzakugira inyota. Yarakinguye hinjira wa mufasha umwe wamumaze inyota zose yari afite. Nawe wowe kurasabi wewe ahubwo urarutwa n'ujya mu Musamariya kazi kurasabira umufasha ku wundi waje. ntego harika ntago wowe reka umwe arahagije
kandi niwe muzima ukwiriye rimwe rizima. Imana ibaho umugisha kandi bahobere. Umwuka wera akomeza abaganze, muwemerera akore muri mwe, muwemerera akore mu matorero, muwemerera akora ahantu hose, mube mubumwe nawo. Kuba mushobora guhuza muri korari bitewe n'ibibahuje bitari umwuka wera byinshi. Wera ukuri ngo turi hamwe, ngo turi mu mwanya umwe, muri bina muri hamwe, muza muhuza ariko mugahuza kuyo bafitiye inyungu bisanzwe, mudahujwe n'umwuka wera. Ariko turabingize ngo umwuka umwe uyu twahawe namwe abagereho. Imana ibaho umugisha kandi ibuzure.